turabakiriye mwese rero turabashuje bakozi b'Imana nshuti mukunda chano yacu gusengarwa chano y'ikitegererezo chano itagendera ku madini itagendera ku bwoko itagendera ku gihugu itagendera ku bantu bose ahubwo buri gihe ifite wa murongo uvuga ngo tubwiriza amahanga yose tubabwire ko Yesu aruhura kandi mwibuke ijambo ryagaragaye muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banje mubabwiriye Imana umubabaro ngiyo chano yacu rero turabashimira dukurikirana dushimye inkunga mu dutera ibitekerezo n'ibindi byose mwakora tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe mukomeze mukore share na comments kandi nukuri mujye mukanga benshi kubikurikirana turabanyu murabacu turabakunda namwe muziko mudukunda namwe kandi byiza byose Imana yabitse ibikemwe muri aho ku ruhande abasubizwa abatabaye n'iri jambo twigisha ababonye ibitangaza kubereye gusengarwa yakoreye chano nziza turagusaba ngo nawe mujye mubitumesha dufatanya gushima Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu uyu munsi rero none twagize umugisha wo kwakira none umukozi w'Imana tugira ngo abibwire ababwire ni abasuhuze ababwire naho yavuye ababwire n'icyamuzanye hanyuma dukomeze dusenga Imana tubaganiza murakoze turakwakiriye umukozi w'Imana ubwire abakurikiye gusengarwa babwire izina ryawe uko witwa naho turutse hanyuma dukomeze Yesu aguhe umugisha murakoze nitwa Umutesi Clarisse abasengera muri ADPR ku mudugudu w'Ikazo paruwase y'Ibirenga mu ntara y'Iburasirazuba nkabandi umuvuga butumwa w'umuhamagaro n'ibindi Imana ishoboje nabyo ndabikora ibindi Kristo akomeza duhana umugisha turagushimiye cyane rero mukozi w'Imana kuba wemeye kuza muri iyi studio ya gusengarwa chano y'ikitegererezo akaba ari umuntu uje kubaho ubuhamya yaciye mu bikomeye yakiza amahembe yakiza indwara nyinshi kandi uyu munsi akarimo akorera Imana nta Imana itakuvana aho isi yagushyira Imana hagukura icyambere no kwizera no kugira ibyiringiro nagira ngo rero tumusengera Imana hanyuma atangire atwibwira asoma n'ijambo ry'Imana akomeza ubuhamya bwiwe Imana nibaho umugisha ariko badukurikiye gusengarwa twongera tubakangurira abavandimwe gusengarwa ni yanyu hari ibiganiro bitandukanye minota 20 yo kuramya hari yo gusengera ibyifuzo hari ibyigisho hari umuryango uberewe kandi no minsi iri imbere tugiye kubashyira indi biganiro ari byiza cyane urubyiruko n'iterambere ry'abakristo tuzashyira ibiganiro bitandukanye ariko icyo dukeneye cyose nuko ubwami bw'Imana bwamamazwa nta muntu turebaho nta dini tuvugaho ntabwo tujya mu bya politike tujye tujyaho n'iki nuko tugomba gutanga umusanzu gusengarwa icyayizanye Imana yishyiraho no kugira ngo dutange umusanzu ku bakristo ku matorero ndetse n'umusanzu ku gihugu cyacu tubaka igihugu cyiza igihugu kizira umwiryane igihugu kirimo abakristo bazima igihugu gisenga Imana nguko ko gusengarwa ihari rero ni intego yawe ni byiza cyane kudukurikiye kandi dusengera ibyifuzo dufite abahanuzi dufite intumwa bakorera Imana bavuga ijambo ry'Imana muri make gusengarwa Imana yashyize nk'ibintu byose ongera wiyandikishe niba utarabikora ubugire n'abandi murakoze cyane mukozi w'Imana nyemera dusenga Imana tugusengera Mana data twese oro turagushimiye yuko uri mu ruhande rwacu iyi ni gusengarwa turi imbere y'amaso yawe turasabye data twese oro kugira ngo muhe umugisha wamye gutanga ubane nawe kandi Kristo komeze kumurindira mu masezerano wamuhaye nuhabwe icyubahiro kubwa Yesu Kristo urakoze amen murakoze ubuhamya bwanjye bugomba gukurikirwa n'ijambo yandokoye ntarakizwa no biracyakomeje kundokora abadukurikiye gusengarwa ndayikunda kandi ndayishimiye ubwo abaduteze amatwi hirya no hino bakurikira ijambo ry'Imana basome abakoreno agato tarasoma ashaka kubaza zo gusengarwa urayikunda ubundi yitekerezaho iki se wayumvise gute ese ubyumva ute hanze gira icyo tubwira kuri gusengarwa ngewe maze kuhagera nabonye ifite urukundo kandi ifite n'umuco kandi nta macakubiri ifite
yihuza n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku isi hose no mu mahanga yose. Ndavugana abantu bumva ko Imana, kubera ko Imana itagira obanura ku butoni, gusengarwa ikaba itarobanura ku butoni, nicyo cyatumye nyurwa nkanishima. Murakoze cyane rero uyu munsi wahageze, urahari, urabona ko hari ngaho rero komeza uya, tunagira ngo numve ko bitekereza. Turakwishimiye kwakira, tuguwe neza. Aha ni mu rugo, aha ni ahantu bose, n'undi waza ufite ubuhamya bwiza wabona yasha kwigisha rwose uzagaruke, ni mu rugo, aha ni mu rugo, nta kibazo. Murakoze rero, mwakomeza kwija mwagiye gutubwira tuganira. Murakoze shuti mudukurikiye, bakunda Imana n'abantu. Nagiraga ngo musome igice cya mbere mu Bakorinto umurongo wa 10. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere murongo w'10. Urwandiko rwa mbere rwa kabiri rw'Abakorinto. Urwandiko rwa kabiri nibyo. Urwandiko rwa kabiri, yego, nibyo mukozi w'Imana Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo w'10. Imana iguhe umugisha. Umurongo w'10 haravuga ngo yandokoye urupfu rukomeye, rutyo nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana yarandokoye, indokora ntarakizwa, naho nyigereye imbere irakomeza irandokora. Ariyo mpamvu iri jambo ryubaka imitima y'abantu bafite ibikomere mu mitima yabo, kuko iyi itandokora ntabwo mba nicaye aha ngaha imbere yanyu. Niyo mpamvu yandokoye ibintu byinshi, ariko ngira cyaturokora n'ubu ngubu iracyakomeza kuturokora. Niyo mpamvu rero iyo Mana tugomba kuyishyira imbere ya byose, kuko ari iri hejuru ya byose, iri hejuru y'izindi mbaraga, iri hejuru y'ibiturwanya, iri hejuru y'ibiduhiga, yewe n'ibidusenyera ingo. Izasenyutse Imana irongera ikagaruka ikazubaka. Ariyo mpamvu iri jambo buri muntu uwo ari we wese ukunda ijambo rimwubake ku mutima, rimugereho. Yizere ko nubwo afite ibimukomereye, yizere ko niba afite intambara iri jambo rimukomeze. Niba afite n'ibibazo, hirya no hino hari abantu benshi bafite ibibazo, hari abantu benshi bahuye n'intambara y'imyuka mibi ya karande hirya no hino, iri jambo rimukomeze. Na nyuma ya zeri irakora. Nanjye iri jambo impamvu ndibabwiye, yantabaye haburaho gato, yantabaye nyuma ya zero, ariko iyi saha ntago napfuye, ahubwo nzarama, kuko hari icyo yansigarije. Ibyagombaga kumpitana ntago bikimitanye, kuko mfite umugabo ukomeye, kandi negamiye umugabo ukomeye uruta ibigirwamana byo mu isi, ari byo byadutezaga ubwoba. Shuti rero mukurikiye iri jambo, buri wese yumve ko nta hantu Imana itavana umuntu, naho itamugeza. Aho yankuye hari habi, abakurikirana ubuhamya bwanjye byari bikomeye. Narapfaga nkazuka, ariko kugeza uyu munsi dore ahantu nicaye, kubera imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho. Imana nta hantu itagukura, kandi hari n'abantu batinya kwihana ibyaha. Imana nta cyaha na kimwe Imana itajya ibabarira. Niyo mpamvu Imana iri kubahamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, mwese muze munsange ndabaruhura, kuko nanjye nari ndushye ndemerewe. Nanjye nsanga Imana yayindi itareba uburanga, ntireba igihagararo, kuko iyo iza kureba igihagararo ntabwo iba yarantoranyije. Iyo iza kureba ubwiza ntabwo nari bwisangemo. Iyo iza kureba amashuri nta nubwo nari bwibonemo, ariko kuko itarobanura ku butoni, niyo mpamvu mubona nicaye aha ngaha mbabwira uburyo Imana yandokoye, mbabwira uburyo Imana yankuyeho amahembe, mbabwira uburyo Imana yankuyeho nyabingi, mbabwira uburyo Imana yankuyeho ibitega, imiyaga n'imiraba. Niyo mpamvu rero nagiraga ngo abubatse, abasore, abagabo, mwese mugana uyu mugabo.
imana yacu irakomeye, imana yacu irasubiza kandi ikora imirimo n'ibitangaza, imana yacu ihindura amateka. Mwumvishije ko ijambo ryatubwiye ngo iracyaturokora, ngo kandi na n'ubu iracyakomeje kuturokora. Bakristo bavandimwe, iryo ni ijambo ry'Imana ryongeye kubuhamya. Murakoze. Imana iguha umugisha rero cyane, tugushimiye ko tubwiye ijambo ry'Imana. Abakurikiye gusenga rwa murumva ko uyu mubyeyi afite ubuhamya bwinshi ndetse bwiza ndetse bunagoye kubwumva, wumva ari ibintu byoroshye. Nagira ngo rero tumuha akanya nk'uko yavuze mu magambo atatu ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, n'ubu iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Ibyo bita biguha gahunda y'uko agiye kuduhamya mu buryo butatu: mbere y'uko akizwa, mu burwayi hagati, na nyuma y'uburwayi hagiye agera. Nagira nongere mbashishikarize mwongere mukore subscribe kandi mwongere mwiyandikishe, ni byiza, inkunga yanyu irakenewe. Iri ni ijambo rero Paulo umukozi w'Imana yandikiye abanyekorinto ariko babwira ibyamubereho mu Makedoniya. Nagira ngo iri jambo turyumveho cyane, ngo arisobanura yaravuze ngo nukuriro, ngo sinshaka kubahisha ibyatubereho i Makedoniya, ubwo twari turemerewe cyane twumva tugiye gupfa, ngo rero dufite ubwoba duhangayitse, ngo ariko yaturokoye urupfu rumeze gutyo, no biracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Imana irakora ntigihagarara, Imana ikora mbere yuko abandi batekereza, kandi ijwi ry'Imana rifite imbaraga igihe cyose. Komera rero ugubwe neza. Nagira ngo twongere twakire umukozi w'Imana, hanyuma mubaze ikibazo kimwe gusa mbere y'uko urwara. Ubuhamya bwawe bwarubuhe? Ijambo ni iryawe. Nagira ngo ugiye kuganiriza abantu b'Imana yakurokoye mbere, n'ubiracyakurokora isamuza gukurokora. Uro ubuhamya aho tugeze, tugiye muri gice cya mbere y'uko urwara wari muntu ki? Murakoze. Murakoze ababashije kudukurikira. Ubuhamya bwanjye buratangaje kandi buranababaje, buranasekeje. Mbere y'uko ndwara nari nibereye mu by'isi, mbere y'uko ndwara ntabwo nari nkijijwe, mbere y'uko ndwara ntabwo nari nzi ko Imana igikora ibitangaza, mbere y'uko ndwara ntabwo nari nzi ko Imana igizura ibyapfuye bikongera bikazuka. Ariko mu by'ukuri ntarakizwa, kewe nari ndi umucuruzi, nkurikira ibintu by'ubucuruzi, nibereye mu bintu bya business. Ariko bwagufasha ari saa 3, bwagufasha ninjoro uryamye, bwagufatiye hehe? Ese bugufata uwo munsi wamenye ari ibiki? Ni gute wabikize? Noneho naho dushaka igice cya kabiri. Cya mbere twacyumvise, ariko bwagufashe gute? Kubera ko buriya no kuvuga abakurikiye gusenga rwa, hari abantu batazi amahembe yariyo, abantu batazi inyabingi ibyo ari byo, batazi ibitega ibyo ari byo, hari n'ibyo bavuga abantu ntibabyumve. Noneho rero twumvise mbere yuko hari umucuruzi kazi ufite urugo rwiza n'umutware wawe umeze neza, ariko noneho ibyo bintu byakujeho, yenda itariki ntabwo tuyijyamo, byakujeho sangahe? Byagufashe gute? Wabibonye gute? Ni uruhe rugendo? Ni ikibazo ushaka kubabaza mu musubiza. Kugira ngo menye ko ndwaye, nari ndyamye nko mu masaa 8 z'ijoro. Nagiye kubona mbona ibintu biraje bicanye byaka umuriro, nagiye kubona mbona inzu yatse nk'uko hano ubona hagaragara. Noneho nagiye kumva numva igikoba cy'umubiri n'ubwenge bimvuyeho, numva ngize ubwoba ndi mu buriri. Kandi ibyo bintu mu by'ukuri ninge wa muntu waryamaga ngasinzira ntazi n'ibiri hanze byari byo. Ubwo nibwo nahise ngira ubwoba. Muri uko kugira ubwoba nikanguye, nagiye kumva numva mu mabati hameze nk'ahari mu rukero. Muri uko kwikangura ibintu byose, inzu yaratigitaga, umutingito nkumva uri mu nzu, inzu imeze nk'igiye kundidukaho. Noneho mbona ni ibintu bidasobanutse. Noneho birangije, noneho nagiye kumva numva umuyaga urahushye cyane, amabati arimo arakomangana nk'aho inzu yose igiye kuguruka. Noneho kuko nari nabuze umutekano, bukeye mu gitondo njyewe numvishije mfite ubwoba, numva nyine ubwoba buranyishe. Ndatangira ndibaza ndabane se ibi bintu nibyongera kurara binsakuriza, noneho ntabwo ndi businzire. Nazindutse kare njya kureba umuntu usenga,
ndamubaza ntariko ahantu hari icyumba cy'amasengesho ni arambwira ati rero ahantu hari icyumba cy'amasengesho ni hariya basenga kuwa kabiri. Icyo gihe hari ku munsi wo kuwa kabiri kugira ngo menye ibyanjye byabaye kera kugira ngo bingaragaremo birinde kungaragaraho babindoze kera no kuba ndi umupagane sinabimenya. Ikintu cyamanje kumvaho namanjije kunyunyuka nari ndi umugore w'ibiro 60 umubiri uramanza unshiraho. Muri icyo gihe rero maze kujya gusenga nibwo natangiye guhishurirwa ntangira ubwo uwo munsi kuwa kabiri nasengeye aho ngaho ndasenga ndataha. Muri uko gutaha bimwe nsanga byavuyeho nsanga Imana yabikuyeho ubwo ibindi nabyo bigumeza gutyo. Noneho nyuma yaho hakurikiraho ibiniga ibintu bikarara biniga bukarinda bucya. Hari igihe nifuje ko umunsi wajya uhora ari ku manywa nijoro ntiwire. Kubera iki? Nagiraga gutya najya gusinzira nasinzira ibintu nyine bikarara biniga nkasinzira nk'uwapfuye. Aho nabaga ndyamye byanigaga ntumva kubera nabaga nasinziriye. Icyabimbwiraga ko byaraye biniga nuko mu mihogo muno nabyukaga ndi kubabara nkabyuka mu nda habaye ubushye. Nicyo kintu cyambwiraga yuko biri kunika. Ubwo nanjye nta kundi guhera uwo munsi njya gusenga nakomeje kujya gusenga. Noneho ikintu cyanteye gusenga cyane nagiye kubona mbona ibintu nari ndi mu muhanda ngenda mbona ibintu bindushije ingufu biri kunsunika. Ni mu muhanda numva ibintu byansunikiye muri moto birangonze. Uko yakangonze cyari igisebe gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo urabona ko akaguru wagira ngo urabona ko inyama yarareretaga ariko abaganga bo sinzi uburyo babigenza. Inyama yarareretaga iri kurereta hasi barongeye banjyana kwa muganga. Nabwo ngezeyo reka da shaka umuganga unyitaho ndamubura. Ndavuga ngo abadayimoni koko bafite batera icyangira umuntu ntihagire n'umuntu kureba. Iyo abadayimoni bamaze kugusiga amabyi n'uwagukundagara kwanga. Narahageze mbura umuganga umvura. Nageze ndavuga ntubiki gisebe kimeze gutya narebaga igufa imbere ry'umweru. Ndavuga ntubiki gisebe n'ubundi kirazamo tetanusi. Ubwo nahise akaguru nkaterera ndagenda njya mu kigo cya gisirikare. Ubwo hari umukapitene ubwo afata mesikoti baramerekeza no ku bitaro. Ubwo nibwo yagendaga baza abaganga aravuga ati uyu muntu kuki iyi nyama iri kurereta murabona biragenda gute? Abaganga kuko bari bamaze kumva bose bongorerana bati atuzaniye amakapitene. Ubwo bahise birukanka bagenda bazana ibikoresho. Ako kanya abaganga bahise baza banyitaho. Yemwe Imana inyihera n'umuganga wo narinzi wakundaga kuza kunywera aho ngaho nacururizaga. Amabuye yose ayakuramo nta mwanda n'umwe yigeze asigamo ku buryo n'iyi nkovu mberetse ntago yigera indya. Kuko nahuye n'umuganga wangiriye impuhwe umwanda wose awumaramo amabuye yose yari yagiyemo ayamaramo. Ubwo barandoda. Ubwo bandoze yari yahamagaye umugabo ariko umugabo ukumva nawe nta mutima mfitiye. Noneho ubwo umugabo ukumva ntari bunazi. Noneho uwo mukapitene aramubwira ati uyu ni umugore wawe? Undi ati ni umugore wanjye. Mwarasezeranye? Undi ati twarasezeranye. None impamvu tukubwira yuko umugore wawe yakoze impanuka tukabona utabyitayeho bimeze gute? Nuko ngo nuko nta kibari bama ngo mpereza fandi wawe. Ubwo bamuhaye afandi aramubwira ati uwo musirikare muhereza ikibari umugore we yakoze impanuka yikomeye cyane ku buryo n'akaguru bari bugace. Nuko ubwo umugabo araza. Ikintu cyahise kinyereka ko ibyanjye byanyobeye. Nari ndi mu bitaro kandi aziko nta wundi muntu nasize inyuma. Abana nari mfite mu rugo bari bato. Yaje kubitara imbokoboko habe no kunzanira umugati cyangwa icyayi.
kandi naraye mu bitaro nta n'ikintu nari nariye, gusa nyine Imana yamaye kwihangana. Noneho umuntu wari wangonze niwe wanzaniye icyayi, anzanira n'umugati. Umugabo ahagaze gutya ndeba gutya nk'umuntu atazi. Ndavana urya ibyanjye byararangiye. Nuko ubwo ngize amahirwe barandoda baramvura. Noneho kubera ko uhereye uwo munsi nahise mbona ko nta rukundo mfitiye, atananyitayeho. Mu gitondo naramubwiye ni mama amafaranga njye kwipfukisha, arambwira ngo nta mafaranga afite. Ndangije ndavuga ni uko bimeze uko ibyanjye sinzi uko byahindutse, kuko nanjye byarantunguye. Ndavuga ni umugabo wanyitagaho, iyi saka bari kundeba gasesemukwa, ni nanjye ntago mbizi. Ahatakishimiye ibyago byanjye, ahubwo we nabonaga sinzi uko bimeze. Ubwo yanahise anagenda. Guhera ubwo ntago yongeye, nta n'amafaranga yansigiye yo kwivuza. Nuko afata inzira aragenda, hasiga ndwaye. Guhera ubwo ntago yongeye kugaruka. Ahubwo ngewe nagiye kubona mbona igisebe gitangiye kuzana amashyira. Sinzi umuntu wamaye amafaranga, arambwira ati uyu mugabo genda ujye kumureka. Naragiye ndagenda njya hari ahantu mu ishyamba, ndagenda njyayo. Ngezeyo abagore turi nk'inzabya zoroshye, abonye yuko bari bumufunge, arambwira ati rero ngewe ngiye kuguha amafaranga utahe sundege, hanyuma ngiye kuguha amafaranga ujye kwivuza. Ubwo afande ikirego cyanjye, umufande mukuru ikirego cyanjye yari yacyakiriye neza. Njya musabira ngo Imana izamuhe umugisha, kuko yahise afata abasirikare banjyana kwivuza aho mu Ruhengeri, akaguru barakavura, yemwe bahagira neza. Noneho ubwo ategereje kugira ngo amburanishe n'umugabo, ariko haza umusirikare aravuga ati n'ubundi umugabo wawe n'umufungisha n'ubundi nta kintu biri bukumarire. Kandi koko mbona nanone niba mufunga nanone ntacyo ndabankemuye, kuko nari ifatiye inzira ndagenda. Ndavuga nubwo ambwiye ko agiye kujyamo amafaranga, ni buriya koko agiye kuyama. Yabonye ngeze mu rugo habe ngo ampe n'igiceri cy'icumi. Umugabo aranyihorera. Iwacu twari duturanye n'umugabo afite abaganga, abahungu b'abaganga. Nuko araza uwo musaza aranzanira rokoro iriya yoza ibisebe uhanaguramo kugira ngo hatajyamo tetanusi, kubera ko nta mafaranga nari mfite yo kujyaye kwa muganga. Nuko ubwo igisebe nakubwira ko ari Imana yagikijije, kubera no gusenga nkini nagize njya gusenga, ni Imana yagikijije, kubera ntiyigeze anyitaho kumvuza. Imana yanyijije igisebe kandi n'inkovu ntago indya. Urumva ko ibintu nagiye nyuramo ni ibintu bikomeye by'ibikompora byinshi. Ibyo birarangira, igisebe kirakira. Ariko noneho nguma guhatana n'ibiniga, nguma guhatana n'umutwe, nari ndwaye umutwe. Niba warageze ahantu batwika itanura ririya rishyama amatafari, umuriro uba wakamo, niko mu mutwe wanjye hari hameze. Nagendaga numva umutwe wenda kubarukira hejuru, kuko nari mfite umutwe utabaho kuva mbayeho, nibwo nari ndwaye umutwe. Ariko ikintu cyanzengereje ni umutwe. Ikindi cyanzengereje ni moteri yakubitaga mu mutwe, ikubita mu inyundo ngo pa ihonda mu mutwe. Ibindi bintu ni ibintu nari nzi, numvaga bihinda mu mutwe. Numva ikintu kiri guhinda nk'indege ku mutwe wanjye, kandi nareba hejuru indege nkayibura. Urumva byari ibintu utamenya, bigutunguye nawe wavuga uti byarangiye n'ubundi. Numvaga ngenda apfa, numvaga ntazabaho. Nawe urabona umuntu warwaye 2016, ndi umupagani. 2017 nibwo nakijijwe, nabatijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo nabatijwe muri Yorodani. Ubwe hari umuhungu mfite w'imfura, ubwo nawe ndavuga nti nawe tugomba kubatizwanya, kubera ko nyine byampigaga nibyo byahigaga n'abana. Ubwo mu gihe cyo kujya kubatizwa umuhungu biramutuza arabura. Ubwo kuko hari abanyamasengesho barasenga, natangiye agakiza.
mu kwezi kwa karindwi uri kumva ko aribwo natangiye agakiza. Naho 2016 nasengaga mu cyumba cy'amasengesho gusa ntazi aho urusengero ruri. Ubwo 2017 nibwo ninjiye muri ADPR, nibwo natangiye gusenga, nibwo natangiye kubona ukuboko kw'Imana, nibwo natangiye kubona ineza y'Imana. Ubwo guhera 2017 nibwo nakijije, ariko 2016 nari ndi umupagani. ni ukuvuga rero ngo indwara y'urwaye y'ibitega n'ibyo bakorezaga n'amahembe byakijijwe neza nuko umaze kwakira Kristo umwami n'umukiza. N'umwami n'umukiza. Vango wakijijwe n'amaraso ya Yesu. Nakijijwe n'amaraso ya Yesu. Ndibuka nari nasaze, ubwo ngeze mu gika cyo gusara. Nyuma y'ibyo byose nabonye byuko ndwara akaguru, nyuma y'ibyo byose hakurikiyeho gusara nyagusara. Baduka mu gitondo kare mu gitondo saa 11, shaka telefone ndayibura, ntabwo nzi ibyari byayijyanye ibyari byongenda nta telefone. Ikintu nirukankanye n'icupa mu ntoki, niryo nirukankanye icupa ry'amavuta, uri kumva ko nari ngiye kwisiga, ibisazi bihita bimbatura, ntarisiga no mu maso. Ubwo nakubise urugi rwa mbere, urwa kabiri, ubwo mba nageze hanze, nirukanse ndi kuvuga, ntago namuvuga izina, nirukanse mvuga ngo runaka anesheje abana banjye. Nta yandi magambo yari mu kanwa kanjye, nagendaga mvuga ngo runaka anesheje abana banjye. Ibintu bari bansarishije ni ibintu byashakaga kujya kungusha mu mazi. Aho ngeze abantu n'abari banzi barabagiraga hirya bakarira, abandi bakihisha. Ubwo uri kumva ko byanyerekeje mu gasantere abantu bose bari bumbune. Ndagenda ngera ku rusengero rwa ADPR, aho ngaho nyine nari nasengeraga. Mu by'ukuri ibisazi byamfashe, naramaze kugera muri ADPR. Ubwo maze kugera muri ADPR, ubwo ndasara pe, ahubwo nkajya nkomanga urwo rusengero ngo nibankingurire bansengere, kandi urusengero rukinze ari mu mibyizi. Ubwo ndirukanka, ndagomeza ndirukanka. Hari umukozi w'Imana nakubitanye nawe, yarafashe isuka agiye guhinga, isuka barayirambitse. Ubwo abaratangiye ransengeye, nibwo ibintu byamvugiyemo bimvugiramo, bakabaza amahembe bate mwaturutse. Amahembe akavuga aho yaturutse, ninde wabohereje? Amahembe yavugagaho uwayohereje uwo ari we, uko bimeze n'icyo banshakaho. Amahembe akavuga ati ntago tumushaka, turashaka ko tumwica, umugabo wakazana undi mugore. Ubwo nuko baransengera, nagiye kubona mbona mbaye muzima. Urumva ko nari navuye mu cyumba cy'amasenye. Ubwo icyo gihe nahari mu gitondo, ndagenda njya ahantu mu cyumba cy'amasengesho n'ubundi aho nasengeraga. Ndagenda ndijyana, nyurana nubwo nge nanyuze hahandi y'umuhanda nanyuzemo. Nicyo gihe bamaze kunsengera nahise mbona ubwenge bwo guca ahantu abantu benshi batari bumbone, kuko nabonaga nyine ibyo naje mvuga. Numvaga bamaze kunsengera, maze kugarura ubwenge, numvaga mfite isoni. Ndagenda njya mu cyumba cy'amasengesho, ubwo baransengera. Bamaze kunsengera, ubwo hari hashize iminsi, ubuyobozi buti ntago mwaguma kumusengera mutamujyanye no kwa muganga. Mugomba kumujyana no kwa muganga, mukareba ko ari ibisazi bisanzwe, cyangwa se mukareba ko noneho mukamenya icyo musengera icyo ari cyo. Niba ari ibisazi bisanzwe, kwa muganga barabivura. Niba ari n'ibisazi by'abadayimoni, abadayimoni barabasengera bagakira. Ubwo ambulance nagiye kubona mbona yaje, aho nari nibereye mu cyumba cy'amasengesho, bari bansengeye ntuje. Umukuru w'umudugudu yaraje aravuga ati rero, ati hari ahandi hantu tugiye kukujyana mu cyumba cy'amasengesho. Ariko bo bari baje bazi yuko nyisaze cyane, baransengeraga ubwenge bukagaruka. Bansengera ubwenge bukagaruka. Ubwo noneho umukuru w'umudugudu yaje, ubwenge bwagarutse, none harambeshya. Ariko ambeshya ko bagiye kunjyana mu cyumba cy'amasengesho, kandi ambulance yaje. Noneho ikintu cyantangaje, bangejeje hanze, ngiye kubona mbona abaganga babiri. Hari umuganga nyine bitaga Kayiranga yarari hanze, nuko kuko yaranzi ndamubwira ni Kayira, ni dore bansarishije,
nidore bansarishije nidore ukuntu bangize. Nuko Kayiranga ati yo nawe abaganga urabizi nabo ko bazi gutereta, ati yo ati niba bagusarishije se ari mu cyumba cy'amasengesho bagiye kukujyana ari no kwa muganga urahitamo iki? Nanjye kubera ko akenge kari kagarutse ni hose ndajyayo, no kwa muganga ndajyayo, nariko ntago muri bo hari hakirimo ibisazi nyine uri kumva ko baransengeraga nkoro. Ndababwira ngo ariko nubwo munjyanye kwa muganga ntago murantera urushinge kuko banteze kugira ngo muntera urushinge mitemfa. Ubwo barabyumva nyine bo bari abaganga bazanye ambulance bari bababwiye ko nasaze nabembuye. Nuko ubwo nahise nurirana n'abanyamasengesho batatu, ubwo banshyira hagati ambulance iranjyana. Ngeze mu bitaro rero ubwo bakoreye bamfata ibizamine byose bavugaga ngo ni sida. Uko nari imeze sida bagombaga kuyimpimamo, nanjye ubwanjye nahoraga njya kwipimisha ngo ndebe koko niba ari sida, banywa ibinini nanjye njye ku kinini. Abaganga bampima bagasanga nta n'indwara ya mu maraso yanjye nta gitokozi kirimo. Ubwo nanjye ndavuga nubwo nanjye ngiye gutegereza ikigiye kunyica niba nta sida irimo. Ubwo tugeze kwa muganga badogiteri nta kindi kintu bamanjije gupima, bamanjije gupima sida, bapima n'izindi ndwara zose. Ubu ibipapuro byo kwa dogiteri ndabifite byuko nta bisazi mfite, nta toroma babonye, nta n'umuvudu habe n'inzoka. Ibisazi birabura. Nguko ukuntu baragiye bamutunini tw'umutuku ngira ngo hari twari two kongera amaraso ahari. Nuko ubwo rero ngeze mu rugo ndavuga ni ngewe niba narakurikiye Imana nta kinini ndi burye, ntago ibyo binini mbunywa mu nsengere niba Imana ikiza nanjye zankiza. Ibyo binini ntago nigeze mbinywa, nakize ibisazi ntanyweye ibinini, baransengeye ibisazi birakira kugeza na n'iyi saha. Imana ishimwe cyane rero yuko wavuwe n'amasengesho. Imana igarurira agaciro, kugarurira n'icyubahiro. Imana iragukiza, ikurinda kwandagara ku muzi, kurindira n'umuryango. Nyuma yo kumara gukira muri iyi minsi wiyumvute n'iki wabwira wakurikiye gusengerwa. Tubasaba gukomeza kwiyandikisha, kora comment, tunabashimira byiza, tubashimira ibyiza tujya tubabona. Iyo musoma turayibona, iyo mwandika turayibona, mukomeze mwandike, turabakunda. Nongeye ngo kubaza kibazo tubwiye mbere utarakizwa, utubwiye uburyo wabaye mu rugamba rw'uburwayi birakomeye, mugabo akakwanga nanakugereho, n'abana barwaye bigoye muri ubwo buryo. Ese ibyo izo nkuru tubwiye n'ushobora bari tubwiye, ariko bivuga ngo n'abantu bakubwiraga ibyakubeho ko byafataga nta bwenge bwabaga buhari. Nuko vanga ibi byose bagiye babimbwira ndi muzima. Urakoze cyane. Hanyuma rero umaze kumva umaze gukira, umaze kumva umaze koroherwa, byagenze nyuma koroherwa, tubwire rero cyumva ko igihe mu kurwara warahombye, ibyo ntibyasubiyeho, bari kureka zanzo gukomezamo gacuruza za botike, umva ya botike ntigihari. Nyuma yo gukira uyu munsi uruyumvute, uyu munsi uratekereza iki, uyu munsi nicyo wabwira abantu? Uko nakomezaga gusenga niko nabonaga Imana iri kugira ikigenda ikora. Amen. Nkasenga nkabona Imana hari ikiri kugenda ikora, nkasenga nkabona rwose ubu ikintu mu bintu byose byanzengereje ni inyatsi. Bari baranteje inyatsi, nubwo wamaga amafaranga najyaga kureba ngo nshaka icyo nyakoza nkayabura, ntagira icyo amarira. Ariko ubu ngubu iyo nyatsi Imana yayikuyeho. Ubu mpaye amafaranga mbasha gutekereza kujya guhahira abana. Wampa amafaranga abana bambaye ubusa nkamenya ko barambara bodaboda. Ariko kuko icyo gihe abana bari barabagize abasazi, barara mu bigunda, ntago bararaga mu nzu. Ariko aho Imana yankirije nabo yarabakijije. Amen. Ariko nyuma yaho icyo nabwira abantu batwumva nuko nyuma yaho Imana imaze kunyiza ibisazi nakomerejemo, Imana irankiza, irangije inyuzuza umwuka wera. Imana irangije irankoresha, ingira umuvugabutumwa, ingira umuhanuzi. Nukuvuga ngo
navuze yuko ku bintu nahuye nabyo Imana yampaye imbaraga zitinyitse. Navuze ko iryo hembe ritansuzugura, izo nyabingi zasuzugura iyo mbonye umuntu urimo amahembe. Ubwo ni ukuvuga ngo dayimoni ziri mu muntu zigomba kwibwiriza zikamuva. Amen. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ikinyujijemo ntivuga nta kindi ngeretseho. Icyo Imana imbwiye nicyo mvuga, yambujije kugabanya cyangwa kongera. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero iki ni igice cya kabiri cy'ubuhamya. Bwa mbere atubwiye uko byagenze, iki ni igice cya kabiri arimo atuganiriza, atubwira naho nyuma yuko amaze gukira ukuntu Imana yamuteje imbere, ukuntu Imana imukoresha ku isi yose, ndetse nyawo no gusenga rwa buri ugiye kumenyeka kandi yose kubone. Hanyuma nagira ngo tugushimire cyane mukozi w'Imana. Nari navuze akantu hari icyo utarasubiza, ni iki wabwira abakurikiye gusengerwa, babadamu badamare badasenga, babantu bavuga ngo nta abadayimoni babaho, ngo nta barozi babaho, ngo nta nyatsi zibaho, koko ntibibaho koko? Murakoze, Imana ibaha umugisha. Aho urahanyibukije nuko nyine, ariko Imana iguha umugisha kuko nkurikirana isaha n'umunota. Ikintu nabwira abantu bari kutwumva, hari abantu benshi baheranwe n'imyuka mibi. Imyuka mibi nagiraga ngo mbwira abantu bari kutwumva ko imyuka mibi hari. Ukajya kubona ukabona uvuye ku kazi utazi uburyo uvuye ku kazi, ukajya kubona ukabona ibisubizo byawe ntibiri bukumanuka. Hari inzira abadayimoni bafunze zifunga ibyawe. Nkanjye urabona ko abadayimoni bari barafunze imigisha yanjye yose, ariko ubu kubera ko ndi gusenga ibyanjye byari byarafunze, Imana yarabifunguye. Nababwiye ukuntu inyatsi nafataga amafaranga umugabo ayandi. Ntago nakubwira ngo hari n'urukama mbiri rw'umwana naguzemo inyatsi zarayakubise. Hari abantu batazi ko inyatsi baho, ariko umudayimoni wa mbere ni inyatsi. Hari abantu batazi ko imyuka mibi baho. Nagiraga ngo mbwire isi yose yuko imyuka mibi baho, kuko niba abantu bararaguzaga, baraterekeraga, uyu munsi wa none akaba ibyo baterekeraga bakaba batakibiterekera, ya myuka mibi ikaba bya bintu baterekeraga bikaba nta muntu bikoresha, igenda izerera ishaka biconcombera. Ariyo mpamvu imyuka mibi, abatazi imyuka mibi ituruka kuri karande zo mu miryango z'abantu baraguzaga baterekeraga, ubu batagiterekera. Ukajya kubona ukabona ubu nanjye nk'uko nanyuze mu bisazi, ni nk'uko nabuzukuru hazavamo ya karande badasenze y'ibisazi yajyamo. Buriya nashaka wenda gusoza, kubera ko buriya wowe urimo uravuga uti bikumbuka kuri karande, ariko uramwibariza akabazo kamwe gato cyane usubize. Se buriya hari inyatsi ya mbere iruta kuba mu byaha, si yo nyatsi mbi? Murakoze. Inyatsi ya mbere nta ubundi icyaha ni ikintu n'ubundi kibabarirwa, ahubwo kugira ngo cyaho kibabarirwe ni ukuba umanza ukakihana. Waba ukora ibyaha, icyo nabwiraga abantu bose banteze amatwi ni uko iyo ugendera mu byaha ugakora ibyaha wihana, Imana ikakubabarira, kuko na n'iyi saha Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu rero ngewe icyo nabwira abanyarwanda ni uko bava mu byaha bagakora ibyo gukiranuka, kuko Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ntabwo Imana itinda kutubabarira iyo twihannye neza, iratweza ikadutunganya, ariko tukihana tumaramaje kwemerera Imana yuko tuzasubira mu bye. Urakoze cyane rero mukozi w'Imana. Bakurikiye gusengerwa turabashimiye, turaza twegereza ku musozo. Nagira ngo mbwire biraravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Burya nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro umuntu uri mu byaha gusa, hariho intebe y'imbabazi. Nagira ngo mvuze ngo karande zirakurikirana, ariko uyu munsi ntabwo zizakurikirana abuzukuru bawe, kuko urumva wamaze gukizwa, wamaze gucamo kabiri ya karande, kuko uri umukozi w'Imana, ugiye kugira igisekuru cyiza, ugiye kuba nyirakuruza w'abantu baha Imana. Ni ukuvuga ngo burya nibyo byiza ko abantu benshi turwana n'imyuka yo mu kirere igenda yataka abantu cyane. Abantu ntibamenye impamvu bahombye, ntibamenye impamvu bitagenda neza cyane, ariko burya ikintu cya mbere ko biravuze ngo uba mu byaha nta mahoro agira.
sibyo abakiranutsi bazagubwa neza ko bazatungwa n'imirimo yabo. Ndagushimira cyane Imana iguha umugisha mukozi w'Imana nkubwira ngo Imana ihabwe icyuro ko yakurinze. Nagira ngo rutunda gusoza ugire hari ijambo mu kiganiro cyabanje nakunze. Ndumva nifuza ko n'ikiganiro babisubiramo bakabyumva. Aho wavuze ngo nubwo umugabo yaniranye no bakaba taragaruka ariko genda cyamukunda sineze gusaba na divorce niringiye ko nahazaza zasanga nkimutegereje. Cya jambo warisubiramo niba ntacyo bigutwaye kugira ngo abazumva igice cya mbere bazumve n'icya kabiri. Cyane ko hari abagore batababarira, hari abagabo batababarira, abantu bazana ibintu bakazikura ibintu bya kera, kandi ngira ngo ikintu kiranga umukristo no kubabarira no kwakira. Mu minota itarenze nk'ibiri maze tunasezera ku bantu bari kubakurikiye gusengerwa. Murakoze. Imana iguha umugisha. Ibyo bintu narabivuze niko kuri, kuko ngiye mu gusenga kwanjye Imana yampaye yamanuyeho imbabazi zayo. Imana itakumanuyeho imbabazi zayo no kubabarira ntabyo wabasha. Ariko Imana iyo yamaze kukumanuraho imbabazi zayo nawe ugomba kubabarira abandi. Niyo mpamvu ngewe maze kubabarira numvishije umutima wanjye ntacyo nshinja, numva ngomba kubabarira rwose. Umugabo wanjye naramubabariye rwose, naho ari ajye yumva ko namubabariye hagomba kuza ati sheri havuga karame hamwakira kuko ndamuhekeye mufitiye abana, kandi noneho byonyine yaranankundaga. Nabonye ari Satani yivanze mu rugo rwacu. Rero niyo mpamvu ibyo navuze n'iyi saha ndacyabishingiyeho, ngomba kumukunda kuko n'ubundi Imana iyo yaguhaye urukundo urakundana, ugakunda urukundo rwa kivandimwe na gikristo. Urakoze cyane uvuga ngo mwebwe muzatandukanywa n'urupfu cya Kristo agarutse. Urupfu ntiruraza na Kristo ntabwo araza, uracyakunda umugabo. Isaha yose yagarukira wamwakira uti mutware mwiza mu rugo rwawe ni karibu. Namwakira rwose. Murakoze. Ngo rero nagira ngo usezere ku bakurikiye gusengerwa babwira ijambo rimwe gusa cyangwa abiri ari kuri ku mutima dusoze. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Icyo nabwira abantu badukurikiye nuko bava mu byo bibwira bagakurikira Imana isumba izindi nama zose, kuko Imana niyo isumba izindi nama zose zibaho. Amen. Bagakora ibyo gukiranuka, bakava mu byaha, bakajijuka, bakamenya ko Imana ari iri hejuru ya byose. Umuntu wumva ko afite icyubahiro nakirambike hasi, ahubwo icyubahiro kibi cy'Imana. Murakoze. Amen. Turabashimiye rero bavandimwe bene data, bashiki bacu, ababyeyi, abasaza, urubyiruko, abato, abakuru, tubabwira ngo abakurikiye gusengerwa mwumvise ubuhamya bukomeye ahantu Imana yakuye mushiki wacu, akaba tuganije tubwira cyane amagambo meza. Mwumva ukuntu yakomeje rwa rukundo, ntiyarakariye umugabo we nubwo yamutereranye, no baracyamukunda. Turagira ngo tubwire umugabo aherereye ukimara kumva iyi video ukimureba, nyaboneka garuka mu rugo, aracyaguhekera, aracyagukunda. Urumva yuko urukundo rwa mbere ruracyahari, uracyarishiriwe rwose uko mukibivugana. Imana ishimwe Imana iguha umugisha. Hanyuma rero nagira ngo tubasabe akantu gato tubibutse ijambo rikomeye. Pawulo yaravuze ngo turwana n'imyuka hano mu kirere. Intambara si nk'iy'abantu. Wowe rero wica urahanga imenya impamvu homba, impamvu urugo rugusenyukiraho, impamvu abana bakunaniye, impamvu ibintu byabaye, nuko hari imyuka mibi irwanya ibyawe byose. Ariko gusengerwa turahakubereye. Munsi bandikaho nimero, uhamagare tugusengere aho wareye hose. Turarwose kubipa biremewe kuduhamagara, wabipa twakwihamagarira, wakoresha nimero twakuvugisha. Wagombye kumenya impamvu ibyaye bitajya mu buryo, impamvu ibyaye bidakunda, impamvu umukobwa we yagumiwe, impamvu umusore we nawe sinzi n'abahungu bagumirwa simbizi, impamvu abasore badashaka. Uzamenye impamvu ibintu bikora ntibyemere, ugasanga buri gihe imyuka mibi igenda yibasira urugo rwawe, yibasira gahunda zawe, yibasira iterambere, ukagenda usigara. Aho hose tuba turwana n'iyo myuka mibi kandi irahari. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye, Kristo yaranesheje, Kristo afite imbaraga kandi ni ukuri. Natwe
natwe turahari ngo tubafashe gusenga. Murakoze. Nagira mbabwire rero ngo mugire ibihe byiza, abari muri Amerika, i Burayi, Australia, abari mu Bushinwa, abari mu Burundi, abari muri Afrika, mwese abadukurikiye tubabwire ngo nubwo Satani azera yivuga, ariko dufite umwami w'imbaraga ubasha gutsinda. Rero turabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha mugubwe neza. Nagira ngo tubasengera Imana, tubabwira ngo Imana ibarinde, kandi mukomeza gukora subscribe, abandi mukomeza duhamagare, turahari ku bwanyu, turahari ku buryo bwose, kandi tubwira ngo ibyiza biri imbere. Nagira ngo nosaba umukozi w'Imana asengere bano bantu, cyane cyane abishwe n'inyatsi, abafite ibibazo badasobanukiwe, urugo rugira intambara, urugo rufite ibibazo. Nagira ngo usengere nk'umwe gusa, maze dusoze. Imana ibahe umugisha. Karibu umukozi w'Imana. Imana y'amahoro, Imana y'igitinyiro, kandi Imana y'igwe. Ndasengera abantu hirya no hino, abafite inyatsi. Mana Nyiringabo, ndasengera igihugu cyacu, ndasengera abayobozi bacu, ndasengera Mana Nyiringabo ingabo za polisi n'abasirikare b'igihugu, ubarengere kuko uri Imana. Mana Nyiringabo, urengera igihugu cyacu, kirinde imidugararo mu izina rya Yesu Kristo. Mana Nyiringabo, nzi ko ushoboye byose, uzingura abakobwa bazinzwe, uzingura abasore baheze ku mashyiga, abo bose Mana Nyiringabo ubarengere kuko uri Imana. Sengeye n'aba ngaba turi kumwe, sengeye mushumba, sengeye n'uri kuri studio. Mana Nyiringabo, ukomeze kubagurira imbago nk'uko waguriye Abesi. Ngaho rero Mana Nyiringabo, nanjye ndagiye, ugendane nanjye, kandi isi yose Mana Nyiringabo abari wowe igihe icyubahiro. Ngaho rero ngwino uganze utegeke mu bawe, mu bakirisitu bawe, mu bagukunda. Amen. Turabashimiye rero, mugire umunsi mwiza. Imana ibarinde. Kuri gusenga rwana akagaruka, ibyiza biri imbere. Komeza ujye urebaho, ntukamara kandi utarebyeho ibishyashya. Abatarakora notification, abatarakora subscribe, mujye mugerageza, kuko twamaze guhindura gahunda. Buri munsi mubona article zitandukanye zibifuriza ibyo. Turacyari kumwe. Imana ibarinde. Bye bye. Turabakunda, turabanyu, muri abacu. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen.